nongeye kubaha ikaze kuri Sini Wacu TV. Bakunzi ba Sini Wacu TV ndabasuhuje, bifuriza amahoro y'Imana, bifurije imigisha iva ku Mana, kandi mbaha karibu kuri channel yacu kandi yanyu. Mbese mwiriwe neza muri amahoro? Uyu mwanya rero tugiye kuganira namwe nk'uko bimenyerewe, mbafitiye byinshi byo kubabwira kandi by'ubwenge bigira icyo bitumarira muri ubu buzima. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kiganiro cy'ihungabana riterwa n'ibibazo byo mu miryango. Ese waba ubizi yuko imyifatire yacu, imibanire yacu ishobora kudutera ihungabana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, yaba ari twebwe cyangwa n'abana twabyaye? Ugasanga tugize uruhererekane rw'abantu bagize gute, bahungabanye. Ukajya usanga umwana yahungabaniye mu nda, yahungabanye yaravutse, yahungabanyijwe naho yarerewe. Ugasanga iryo hungabana ararikuranye riragiye riramukurikiranye no mu muryango aho yashatse, akajya agira imyitwarire imwe n'imwe. Umuntu akaba yagira ngo ni umwana mubi, ni umugore mubi, ni umugabo mubi, kandi byaraturutse ku ihungabana yagiriye mu muryango aho yavukiye. Tugiye kuvuga rero uburyo ihungabana icyo ari cyo. Ese waba uzi ihungabana icyo ari cyo? Ihungabana ni imwe mu ndwara zo mu mitekerereze. Bamwe baravuga ngo ni izo mu mutwe, ariko kaza kunyumva nabi mukagira ngo ni za zindi z'abantu bashobora kuba bakora ibintu bidasanzwe bigaragaza ko umuntu atari muzima. Ushobora kuba uri muzima ukora n'ibintu bisanzwe, umuntu atanagukekaho ubwo burwayi, ariko ufite ihungabana, ufite izo ndwara zo mu mitekerereze. Ese izo ndwara zo mu mitekerereze ziterwa n'iki? Nicyo tugiye kuvugaho muri aka kanya. Indwara zo mu mitekerereze rero ziterwa n'ibintu byinshi tugenda duhura nabyo muri ubu buzima, ariko bimwe na bimwe nibyo ngiye kugira gute kuvugaho, kugira ngo nawe wisuzume urebe ko ushobora kuba ufite ihungabana. Kuko ihungabana ni indwara mbi cyane, ishobora no kukugeza ku rupfu. Utabyumva gutyo ngo wumve ngo ni ibintu biri aho, cyangwa nubyumva gutyo wumve ko wowe bitakureba, kuko nawe uri kundeba cyangwa uri kunyumva ushobora kuba ufite ihungabana utabizi. Niyo mpamvu fasha umwanya kugira ngo tuganire ku ihungabana. Impamvu navuze ku ihungabana nararigize. Njyewe nagize ihungabana, bingiraho ingaruka nyinshi ntabizi, ariko aho mbimenyeye niho natangiye kwikurikirana no kwivuza. Kugeza ubu ngubu ihungabana nari mfite ntabwo kiri ku rugero ryari ririho. Ihungabana ni iki rero? Namaze kubabwira ko ihungabana ari indwara zo mu mutwe. Ese wabwirwa n'iki ufite ihungabana, cyangwa ihungabana riterwa n'iki? Hari ukuntu abantu bafitanye ubwumvikane buke mu miryango, muri famiye. Ugasanga umudamu aratwite, umugabo aramubwira amagambo mabi. Ayo magambo mabi ubwira uwo mugore utwite aragira ingaruka ku mwana atwite ndetse no ku mugore nyirizina. Ubwo rero umwana watwiswe muri iryo hungabana akarivukana, kuko umwana uri mu nda agira gute, arumva. Yamara kurivukana akarikurana. Iyo agize ibyago ntarivurwe ngo ahabwe urukundo, amaze kuvuka yitabweho, agakomeza akabona mu muryango harimo ubwumvikane buke, amashyamirane cyangwa kutumvikana, usanga wa mwana ihungabana ryiyongereye, rikiyongera, ugasanga umwana agize ihungabana, ararikuranye, afite imyitwarire idasanzwe, afite ukuntu nyine ukabona ntago imyitwarire afite ari myiza. Ukaba wagira ngo umwana wawe nuko adashobotse, ni umwana mubi, ariko stile yararitewe n'ihungabana yatewe na ya myitwarire mwagize umutwite. Ikindi kintu cyatera ihungabana, ibibazo byo mu isi. Hari ukuntu runo Rwanda rwacu rwahuye n'ibibazo bya jenoside. Abantu barahungabana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, yaba ari ibikomere byo ku mubiri ndetse n'ibyo ku mutima. Ibyo byabatera kuba bagira
imyitwarire idasanzwe kubera ko iryo hungabana ryababayeho, ntibafashwe, ntibahugurwe, ntibaganirizwe, ntibahumurizwe, nabo bakaba batabizi ko ari ihungabana ririmo rirabatera imyitwarire imeze gutyo. Ikindi gishobora gutera ihungabana, gutabwa mu muryango, ugasanga umwana yaravutse ntagakunzwe, hahabwa urukundo rumeze nk'urungana n'urw'abandi, cyangwa se umugore yashatse mu muryango baramwanga, ba nyirabukwe, ba sebukwe, baramukazi baramutoteza, bahora bamubwira amagambo mabi, agahungabana muri we, akaba yagira imyitwarire cyangwa uburwayi bumwataka bitewe n'ihungabana yagize gute yahuye naryo. N'umugabo we yarimutera, twabivuze. Ihungabana rero riterwa n'ibintu byinshi. Ihungabana n'ubukene bukabije butera ihungabana. Muri iyi minsi abagabo benshi bafite ihungabana mu buryo nabo batazi, bitewe n'uko ubukungu buri kugenda nabi. Ugasanga umugabo afite imyitwarire itari isanzwe mu rugo, ari gutongana, ari kuvuga nabi, ntabwo afite umunezero, bitewe n'uko ubukungu buri kugenda nabi. Arajya ku kazi, umusaruro yagacyuye ntabwo ari we ari kubona, yarangiza kandi mu rugo ibibazo bihari birenze ubushobozi bwe, ibyo bikagira gute, bikamutera ihungabana. Irindi hungabana twariterwa n'uburwayi budakira. Hari ukuntu umuntu agira uburwayi budakira, akarwara igihe kirekire, ubwo burwayi bugatuma agahungabana akagira ihungabana rikomeye. Rero tumaze kumva ibintu bitera ihungabana, twamaze kumenya ihungabana icyo ari cyo, ibiritera, noneho tugiye kurebera hamwe mbese ibimenyetso biranga umuntu wahungabanye ibihe. Ibyo tugiye kuvugaho muri uno mwanya. Ibimenyetso biranga umuntu wahungabanye ni byinshi, nta nubwo nabivugira ahangaha ngo mbirondore. Hari ibyo ndi buvuge mbasha kuvuga, nawe hari ibindi uzi ushobora kuza kutubwira muri komantere. Ariko ikintu cya mbere cyerekana ko umuntu yahungabanye, agira ubwigunge, akumva asa nk'aho ari wenyine kandi ari mu bandi, akumva nta byishimo afise, arigunze mu muryango, akumva afite ubwigunge, yatahaga yenda akavugana na madamu neza, yakumva ntiyishimye, akumva ashaka kuba wenyine, ntashaka kuvuga, ukabona imyitwarire yagize gute, yarahindutse. Ikindi ukabona afite umujinya udasanzwe, akantu gatoya kakoma ntabashe kwihangana, ugasanga yabigize abo baravuga ngo ni big deal ugasanga yabigize big deal, yabigize intambara. Akantu gatoya kabasha no gukemuka mu buryo bworoshye, ugasanga kabaye intambara ishobora gufata umunsi, iminsi, ibyumweru n'ukwezi, akaba kanatanga intandaro yo kugira gute, yo gutandukana. Ikindi ugasanga umuntu arimo ariroha mu biyobyabwenge, ukabona umugabo yayitondaga cyangwa umugore ntabwo yanywaga inzoga, ntiyanywaga itabi, ariko kubera yahungabanye ntabashe kubona umuntu umusanga ngo amuganirize, cyangwa nawe ngo abashe gutungura kumenya yuko yahungabanye, ngo abashe kuganira uko yiyumva, cyangwa agane muganga, yarangiza kumva ko nyine akumva hari ikintu ari guhunga, aho kugira ngo agihungire kwa muganga cyangwa agihungire ku bantu, batereka njye kwinywera inzoga. Ugasanga yatangiye kunywa inzoga bidasanzwe, yabaye umusinzi ukabije, cyangwa yatangiye kunywa itabi, ari umwana muzima witonda, ugasanga ararwana, ahora ari umunyarukoni. Ugasanga umwana aho ari ku ishuri arakubita abandi bana, ntabwo ameze neza. Ibyo byose ni ibimenyetso biranga umuntu ugize gute, wahungabanye. Ikindi kimenyetso kiranga, ikindi kintu kikwereka yuko wagize gute, wahungabanye, cyangwa se ikintu nanone cyatera ihungabana, bwa burwayi bukomeye bukabije, warwaye iminsi myinshi, bugutera kwiheba, ukumva uriyanze. Iyo utabonye umuntu ukurwaza, ngo ubone umuntu ukuba hafi, niho utangira kumva ngo umurwayi ararwaye, ariko arwaranye umushiha. Ntabwo ari we, afite ibimurimo, afite ibimubabaje, afite ukuntu iyo ndwara yumva yamuzahaje,
yakumvishije abo yakabona umuntu yizeye, ariko akareba n'abamuzengurutse ntabo yizeye kugira ngo abwire akababaro ke, gerageza bikamutera kuvuga nabi. Kandi iyo urwaye iryo hungabana unarwaye, bishobora gutuma udakira n'uburwayi, kuko n'imiti baguha nta kintu yakumarira. Kuko ngo umutima mwiza ni umutima ukeye ni umuti mwiza, ariko ngo umutima ubabaye utera kugira gute konda. Iyo utamerewe neza, utishimye, utaryohewe, no kugira ngo ukire biragorana. Niyo mpamvu ihungabana ari ikintu kibi. Ihungabana ritera amakimbirane mu muryango, ugasanga hahora intonganya, hahora ubukene, kubera wa muntu wiroshye mu biyobyabwenge, wanyweye inzoga bikabije, ntago azabasha kwita ku muryango ngo awukorere. Reka da, azagenda yibereyo, usanga amafaranga yose akoreye yajyanye mu biyobyabwenge. Wa muntu watahaga akaganira n'umuryango usange yigunze. Wa mugore wabashaga kwita ku nshingano usange yabaye umunebwe. Ikindi kintu cyerekana gufite ihungabana, ubunebwe bukabije. Ukumva uri umunebwe, wahora mu buriri wiryamiye, ukumva ushaka kuba uri wenyine kandi wiryamiye. Icyo nacyo cyaba ikimenyetso simusiga cy'uko ufite ihungabana. Ubundi umuntu muzima agira imbaraga n'imbaduko zo kujya gushakisha ubuzima, ariko niba ushaka kuwumva nturwaye, ariko urumva ushaka kwiryamira, kwiherera mu buriri, niba atari ubunebwe muri karande, ukaba atari nuko wari usanzwe, menya ngo watatswe n'ihungabana. Ikindi kimenyetso kizakwereka ko ihungabana, ushobora gukora cyane ugasanga ihungabana ryawe ryakuroshye mu kazi, urakora nk'umutima ntushaka no gutaha, ukumva wakora tu, ukumva nyine niho ryakwerekeje. Icyo nacyo ni ikindi kimenyetso cy'ihungabana, kuko ubundi umuntu muzima aba asabwa gukora akaruhuka, akagira igihe cyo kuruhuka. Ariko niba wumva wakora gusa ntugire igihe cyo kuruhuka, menya ngo ni kimwe mu ihungabana ufite. Ikindi kimenyetso kigaragaza ko ufite ihungabana, igihe wabuze apeti, utarwaye inzoka nazo zishobora kubuza apeti, amibe cyangwa se ubundi burwayi, ukaba uzi ko nta ndwara yindi urwaye, ariko ukumva ntukunze kurya, ibiryo byarakunaniye. Kubera ikirumva wigunze, ufite akababaro, urihebye, ukumva n'ibiryo byarakunaniye, cyangwa se ukarya birengeje urugero. Hari abantu bagira ihungabana riza gutandukanye bitewe n'imiterere yawe. Hari ugira ihungabana akanarwa kurya, apeti kabura pe, ugasanga yarumye. Hari n'urugira ihungabana akarya uko umutima uteye, ugasanga uko umusanzu usanga ari kurya, ntagabura akantu ari kurya, arahekenya buri mwanya. Ubundi umuntu muzima agira igihe cyo kurya n'igihe cyo gutuza, igifu kigasya ibyo cyagize gute cyariye. Ariko mu gihe wumva buri mwanya warya, menya ko ari ikimenyetso kimwe mu by'ihungabana. Nawe wisuzume urebe mu bintu navuze ko nta hungabana waba ufite. Abantu barashize, ibiduhungabanya ni byinshi. Twasanze ko ubukene bukabije bwatera ihungabana, gutabwa mu muryango, kugira ibyago ugapfusha cyane. Hari umuntu ugira ibyago akabura be, agapfusha, yaba ari abana, yaba ari ababyeyi, yaba ari abavandimwe. Ibyo nabyo bitera iki? Ihungabana. Ugasanga imyitwarire yawe n'imico byarahindutse. Wari umuntu usabana muri sosiyete, watangiye kuba umuntu ukonje, warakonje, ushaka kuba wenyine, cyangwa se ugasanga uravuga. Hari n'undi ugira ihungabana akavuga koko, ugasanga amagambo yaramurenze, ahari abantu bose bakajya bamwinura, bakafata ubari ubwaje aravuga ntari busoze. Kubera iki? Ihungabana. Ubwo rero tumaze kubona ihungabana icyo ari cyo, tumaze kubona igitera ihungabana. Mu kindi kiganiro gikurikiyeho nzababwira ese ni gute twarwanya ihungabana. Ihungabana nta hantu ntabwo twaryirinda. Kubera iki tutaryirinda? Ntabwo turyitera. Ibyo byose twavuze ntabwo biduturukaho. Ntabwo uhitamo aho uvukira, ngo uhitemo umubyeyi ugutwita n'uburyo ari bugutwitemo. Ntabwo uhitamo, ntabwo ari wowe ugena ibihe ngo umenye ngo intambara cyangwa se ibiza aba ari wowe ubigena. Ibyo byose bitugeraho bikadutera ihungabana. Ntabwo wabuza umuntu kukubwira nabi cyangwa kugutoteza kuko
ufite uburyo ubyirinda wamwirinda ntabwo wamuha urwaho, ariko hari igihe usanga ari wa wundi ugufiteho ijambo n'ukurera n'ugufiteho ububasha, ugasanga guteye ihungabana, cyangwa se ntidufite uburyo twakumira ubwo burwayi. Uburwayi buza butateguje, nibyo ndavuga ngo umubiri ubyara udahatse, ukisanga umubiri waguhindutse, ubwo burwayi nabwo bukagutera ihungabana, ukisanga nanone ufite ubukene bukabije kandi wakoze wakoze nta kutagize, ariko bitewe n'ubuzima bw'isi ugasanga wageze mu bihombo, uri gukora ugahomba, banki yagutereje cyamunara, ibyo nabyo bishobora kugutera ihungabana rikabije. Umva, ibyo byose ntabwo dufite uburyo bwo kubikumira, ariko nubwo tudafite uburyo bwo kubikumira, dufite uburyo bwo kuba twarwanya ihungabana ryagize gute ryatugezeho. Rero nimukunda ikiganiro nabakoreye, muranyandikira muri komanteri ubutanza babwira uburyo ki dukwiye kurwanya ihungabana mu gihe ryatubayeho no kuririnda abacu. Ni gute twaririnda abacu? Ubwo rero mwandike muri komanteri ko mwakunze ikiganiro, mumbwire nuko muri kubyumva, kandi mumpe n'inama z'uburyo iz'ikindi kintu nazabaganiriraho ubutaha. Noneho dukomeze tubane, kandi ndabakunda, Imana ibarinde.